simfite isoni zo kwinjira yambabariye ibyahise kumwe nasanze ko byahuye n'Yesu ko naraye ku rurembo niseguye Kristo amateka yandahindukira ku marembo y'ijuru. Ese ndabasuje mu izina rya Yesu, mbifurije amahoro y'Imana ndetse no kugubwa neza mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Njyewe rero mureba kuri kamera, amazina ni Igitangaza Daniel. Ndifuza rero kuganira namwe mu kanya gatoya, tukaganira ku ijambo ry'Imana. Ese ijambo ry'Imana iyo uryumvishe ari kwigisha iki, ryungura iki mu buzima bwawe bwa buri munsi? No kuvuga ngo muri ubu buzima bwacu tubamo dukenera kugira ngo twumve ijambo ry'Imana rigire ritubere inkomezi, rigire ibyo biridufasha, rigire inzira rica, kubera yuko murabizi yuko Bibiliya iravuga ngo dushobozwa byose na Kristo wenyine kuko ari we uduha imbaraga. Uyu munsi ndashaka kuvuga rero kuri topic ikintu kimwe y'igitambo. Ni ikihe gitambo ujya utamba mu buzima bwawe, mu mibereho yawe ya buri munsi? Ni iki kintu ujya utanga? Njya nkunda gutanga urugero, ntabwo ushobora kujya muri boutique ngo ugende waka isukari nta kiguzi cyayo. Buri kintu cyose kigira ikiguzi cyacyo, kandi ikiguzi cya kintu ukeneye nta handi kiri mu rugo iwawe. Mu rugo iwawe ufite iki kigiye kuba ikiguzi cy'ikindi ugiye kuzana. Sinzi niba muri buze kunyumva neza, ariko ndagira ngo aka kantu mugasobanukirwe. Ndaza gukoresha ingero nyinshi zitari nyinshi cyane. Nanone Elisa ageze ku mudamu w'umupfakazi, akimara kumubwira yuko umugabo we yamaze gupfa kandi yari arimo imyenda abantu benshi, nta kindi yakoze. Yaramubwiye okay, birumvikana ibyo byose byarabaye bigenda gutyo na gutyo, ariko genda ujye mu rugo iwawe, ufate urubyaro rwawe ugende wicingirane mu nzu. Amuha kondisiyo, aramubwira ugende utire byinshi, utira ibintu byinshi, kuko yaramaze kumubwira n'icyo usigaranye mu rugo iwawe ufite iki. Ndagira ngo uze kumva ya topic y'igitambo. Ni iki kintu ufite mu rugo iwawe? Ni iki kintu ufite uyu munsi mu buzima bwawe gishobora kuguteza intambwe ukava ku rwego ukajya ku rundi? Aho uyu munsi ushobora kuba ushaka kuba watera indi ntambwe kandi nta gitambo, ntabwo bishoboka. Buri kintu cyose dukora mu buzima bwacu gisaba igitambo. Ndagira ngo uze kunyumva neza. No kuvuga ngo uyu mugore Elisa yaramajije se ufite iki? Arambwira ni wo yansigaranye uduherezo dukeya tw'utuvuta mu rugo iwanjye. Arambwira genda ufate urubyaro rwawe, mutire byinshi, mutire ibintu byinshi, mugende mushire mu rugo, hama nimurangiza mwikingirane mu nzu. Nta kindi kintu. Kiriya ni isomo riba ryaraciyeho kugira ngo rikwigishe nta kintu na kimwe muri iyi si cyangwa muri ubu buzima tubayemo ushobora kubona utagitangira ikiguzi. Buri kintu cyose gisaba ikiguzi. Gushaka umugore, kurambagiza umukobwa bisaba gutanga umwanya. Umukobwa nawe kugira ngo umusore bage mu rukundo bagere handi bafiansanya bisaba gutanga ikiguzi cyabyo. Wenda urugero, wenda nyankunda kubivuga inshuro nyinshi. Uyu munsi uramutse uri umusore ugakunda cyangwa uri umukobwa ugakunda, ntabwo ushobora gukunda abantu babiri mu mutima umwe ngo bikunde. Nyine haba hari umwe urusha undi agaciro, value kuri wowe, kuko niwe wimitse mu mutima wawe. Iyo rero ugiye kwimika undi, bisaba ko wimura wa undi wari ufite mu mutima wawe kugira ngo ubashe kwimika undi muntu. Sinzi ko murimo muranyumva neza. Niyo mpamvu uyu mugore Elisa yabanjije kumubaza icyo afite. Aramubaza n'icyo ufite, arakimubwira. Arambwira icyo ufite genda ujye mu nzu iwawe, umutire byinshi, we n'urubyaro rwawe mwikingirane. Muri iki gihe rero tugezemo, cyangwa no mu gihe cyahise no mu kizaza, ikigaragara nuko tugomba kugira igitambo. Ni iki kintu utamba ku rugamba? Ni iki kintu utamba iyo ushaka kuva ku rwego kugira ngo ugere ku rundi? Ibi ngibi bikwereka iki? Imana yagiye iduha ingero nyinshi. Yemera gutanga umwana wayo yakundaga kubera urukundo twebwe
twebwe ubwacu yadukundaga, kubera urukundo yakundaga umuntu byatumye yemera gutanga umwana wayo w'ikinege. Icyo ni urugero rwiza rukwereka yuko kubw'ikintu kindi wimitse mu mutima wawe wemera kurekura kimwe kugira ngo kibe igitambo donc cya kindi ushaka kwakira. Nta kintu na kimwe kibaho muri ubu buzima wagira wakora kitabonye igitambo cyayo. Niyo mpamvu kugira ngo urye bisaba gukora. Ntabwo ushobora kurya utakoze, ntago amafaranga yakimanura ngo aza gusanga aho uri, ntago akazi ushobora kukabona utamuvinze ngo ushaka akazi. Buri kintu cyose gisaba kugira ngo kibone igitambo cyacyo. Utarigeze kumenya icyaha Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu, imutanga mu maboko y'abanyabyaha baramubamba kugira ngo aronke ubugingo bwa benshi. Imutanga mu maboko y'abanyabyaha baramubamba kugira ngo aronke ubugingo bwa benshi. Ihashimwe Yesu, watunze n'Imana. Yes, nongere nkubwire ngo turacyari kuri donc ya topic, turacyari kuri iri jambo ngira ngo nushaka kuba umunyembaraga no kuzagira ikintu utanga. Ntabwo mvuze wenda kugira ngo tuze gusobanukirwa neza, bivuze ngo example iyo ku ishuri uriyo urimo kwiga byanga bikunda ni ubutanga umwanya wawe, uspending time. Kubera iki uspending time yawe? No kugira ngo ubashe kugira ibindi bintu wakira muri wowe. Cyangwa ndakubwira abantu ushobora gutunga ubwenge ntugire ubumenyi, ubwenge ntibugire icyo bukumarira. Bivuze ngo muri ubu buzima niyo mpamvu dukeneye kugira ubwenge tukagira n'ubumenyi. No kuvuga ngo Imana yaduhaye ubwenge, ariko ni kiye gitambo turimo gutamba kugira ngo tubashe kwakira ubumenyi. Ntabwo ubumenyi bwakizana, ntabwo ubumenyi bwizana. Bisaba yuko ujya mu ishuri, niba ari ukiga kugira ngo wakire ubumenyi. Niyo mpamvu umwarimu abaho kugira ngo atange ubumenyi, Imana nayo igatanga ubwenge. Utazicara ngo wirye ku bantu ngo wumve ngo bimeze gutya na gutya, wumve ngo urarenze. Ntabwo urenze, Imana yonyine niyo irenze. Ntuzicare ngo wumve kuko uyu munsi utunze donc imodoka ngo wumve ngo urarenze. Ntabwo urenze, harenze Imana. Kubera ko uciye bugufi uyu munsi ubona woroheje kubw'igitambo cye gitoya, ejo bushobora gucya yamaze kugera ku indi level. Bivuze ngo rero uko bukeye nuko bwije, ko turushaho gutamba ibitambo niko natwe tugenda turushaho kuva ku rwego tujya ku rundi. Ndaza gusoreza kuri uru rugero rundi uze kuza kunkurikira neza. Iyo usomye inkuru y'umugabo bita Abraham, Imana aramubwiye, Abraham ugende uge kuntambira uwo mwana wawe w'umuhungu. Yari we mwana wenyine Abraham yari afite kandi yakundaga. Imana iramubwira, genda untambire uwo mwana, ugende ku musozi umutambe. Abrahamu abona yumva nta kindi kintu yagombaga gukora, kubera yuko hari ahandi hantu yifuzaga kugera. Abrahamu afata umuhungu we aragenda amujyana ku musozi. Ngo ageze ahantu mu kibaya abwira abagaragu ngo musigare hano nzamukane n'umuhungu wanjye hano hakurya. Ajyana inkwi, ajyana ibiki, ajyana n'umuhungu we. Ngo noneho bamara bagezeyo, ngo umuhungu yamara aramubaza, ni se data ko dufite inkwi tukagira buri kimwe cyose, none igitambo cy'uyu munsi tugiye gutamba kiri hehe? Abraham aramubwira ngo Imana iri bwironkera igitambo. No kuvuga ngo muri ubu buzima bisaba kwisobanukirwa. Iyo wamaze kwisobanukirwa ubasha kumenya gutamba igitambo cyiza kandi kizima gishimwa n'Imana n'abantu.
njya nkunda kubwira abantu muri ubu buzima, hari igihe ureba nk'umuntu wenda ugasanga umuntu nta myambaro afite, wajya kumuha nk'umwambaro ugasanga umuhaye cyane cyane, reka aka kantu nkavuge gutya kugira ngo muze kukumva. Igitambo Imana ikeneye ni igitambo kizima. Wijya guha umuntu umwambaro ngo umuhe ishati yamaze kudodokamo hano mu kwaha, wijya kumuha inkweto ngo umuhe inkweto nawe ubwawe utacyambara, icyo cyatakaje agaciro. Bibiliya mu gitabo cy'Itangiriro iravuga ngo mu gice cya mbere umurongo wa 26, tureme umuntu ase natwe agira ishusho nk'iyacu. Byenga bikunda iyo uhaye umuntu cya kintu cyacitse ubu gihaye Imana, kuko mu gitabo mu kindi gitabo cy'umubwiriza haza kutubwira ibintu byinshi. Nari ndwaye ntimwansura, byagenze gutya na gutya, harimo ibintu byinshi bikurega wowe. Itonde rero, notabine, mbere yuko utamba igitambo banza uverifyinge niba igitambo cyawe ari kizima. Imana ntabwo ikeneye igitambo cyarangiye. Wijya guha umuntu ipantaro ngo umuhe ipantaro yatundurutse yarangiye. Wijya guha umuntu ikintu ngo ujye kumuha ikintu cyabaye expired, cyangwa ngo umuhe ikintu nawe ubwawe hari nk'ibintu usanga ukajya guha umuntu ikintu ukabanza ukareba cya kindi nawe wamaze gutakariza agaciro. Icyo ngicyo ugiye kumuha wamaze gutakariza agaciro, ntabwo ari igitambo kizima. Cyo ni igitambo kiba cyamaze kurangira, cyo ni igitambo kiba cyamaze kuba expired. Rero niyo mpamvu rimwe na rimwe uzagitanga uvuga ukabifata ukavuga nti reka ntanga uyu mwenda kugira ngo Imana impumugisha. Watanga wa mwenda ukabona nta mpinduka ibaye mu buzima bwawe. Kubera iki? Watanze igitambo cyangwa watanze ikiguzi kidafite value ihwanye n'ibyo wowe ukeneye. Bivuze ngo iyo tugiye gutamba igitambo, dutanga igitambo gifite value y'icyo dukeneye. Urumva, niba tubare, niba ukeneye kurangura, wenda tubare ugiye kurangura umuceri, kubera ko umuceri ufite agaciro n'ikiranguzo cyayo usanga kingana n'agaciro kabyo. Ntabwo rero ushobora wowe gufata ikintu kiri munsi ya value y'icyo ushaka ngo abe aricyo ujya gutamba igitambo. Nshuti zanjye, bwoko bw'Imana, mwige gutamba ibitambo bizima, igitambo gishimwa n'Imana, igitambo gishimwa n'abantu. Apana guha umuntu umwenda akagenda yijujuta kubera ko umuhaye umwenda wamaze kuba expired. Nawe nujya kubona uzabona ikintu kidafite value, kubera ko icyo watanze nacyo nta gaciro kigize gute gifite. Niyo mpamvu Abrahamu yemeye gutanga umwana we wari ufite agaciro kuri we, yari we mwana wenyine. Kame mu bibaze nk'iyo Sara aza kubimenya, na hari guca uwambaye. Ariko Abrahamu aramaramaza aravuga kuko uwamumpaye ari we wongeye kubinsaba, reka mbikore. Aragenda ageze ku musozi, igihe cyo gutamba kiragera ngo agiye gutamba azamuye ukuboko kwe. Imana iramubwira ngo Abrahamu, oya wibikora. Ibyo bishatse kuvuga iki? Nyuma yuko Imana ibonye kwizera kwa Abrahamu, ni mu bice byaho 22 uzakomeza usome icyo gitabo, Imana yatangiye kubwira Abrahamu, itangira kugiganira nawe, itangira kumuha amasezerano, inamubwira nzakugwiza, nzakugira gutya na gutya. Iramubwira ngo kugeza igihe yamubwiye ngo genda ujye mu gihugu nzakwereka, nzaguheramo umugisha, uzakuvuma nzamuvuma. Why? Ibyo byose tubona amasezerano kubw'ibitambo twatambye bizima. Igitambo cyawe utamba nicyo gifite agaciro. Amasengesho yawe usenga, yego ni byiza senga, ariko ugire icyo utanga, ugire ikiguzi. Ndagira ngo soreze kuri aka kantu, nawe ubyumve neza mu buzima bwawe bwa buri munsi. Wige gutamba igitambo, wige gutamba ibitambo bizima, igitambo gishimwa n'Imana, igitambo gishimwa n'abantu, kuko Bible iratubwira ngo igihambiriwe mu isi no mu ijuru kiba gihambiriwe. Bivuze ngo rero iyo utanze ikintu cyangwa ugatamba igitambo kidashimwa n'abantu no mu ijuru ntiba gishimwa. Reka mbashimire rero mwebwe mwari munkurikiranye, mbabwire ngo Imana y'amahoro ibaha umugisha, ariko mwige gutamba ibitambo bizima bishimwa n'Imana, bishimwa ndetse n'abantu. Simfite isoni zo kwinjira yambabariye ibyahise, kumwe nasanze ko byabuye
niseguye Kristo amateka yanjye